Yesu Kristo ashimwe nshuti z'umusaraba, uyu ni umunsi wa 252 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza dusoma byakozwe n'intumwa ibice 4 ndetse n'ibice 5 n'ibice 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abatambyi bafata Petero na Yohana. Bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero rw'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu, bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware b'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alekizanderi n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uburemaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana ihabwe icyubahiro. Babura uko babahana babarekura. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka yuko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza. Babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati, aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye ko mu batuye i Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye, natwe tutabasha kubihakana. Ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Nabo bongeye kubakangisha barabarekura, babuze uko babahana batinya abantu, kuko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye. Kuko uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yari ashagije imyaka 40 avutse. Ab'itorero babyumvise basaba Imana kubaha gushira amanga. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babatekerereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, Databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe, ubivugisha umwuka wawe wera ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa? Abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize, ngo basohoze ibyo ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere, byose bitari byabo. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe Yesu Kristo, ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'Umwami Yesu,
Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Nta mukene wababagamo kuko bari bafite amasambu yose, bose cyangwa amazu babiguraga, bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Na Yosefu Umulewi wavukiye i Kupuro, uw'intumwa zahimbye Barinaba, risobanurwa ngo umwana wo guhugura. Yari afite isambu arayigura, azana ibiguzi byayo abishyira intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 5. Ibya Ananiya na Safira. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka, baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hahise nk'amasaha 3, umugore we arinjira atazi ko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge bye bamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Intumwa zikora ibitangaza byinshi. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya nabo. Nyamara abizeye Umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore, byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira mu mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye ababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa. Intumwa zishyirwa mu nzu y'imbohe, marayika azikuramo. Ibyo nibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ari bo gice cyitwa icy'Abasadukayo, buzura ishyari, bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose. Maze nijoro marayika w'Umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora, arababwira ati, nimugende muhagarare mu rusengero, mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke barigisha. Bakiriye umutambyi mukuru ajyana n'abari bafatanije nawe, bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose n'Abisiraheli, maze batuma mu nzu y'imbohe kuzana intumwa. Ariko bagiye ntibazisanga mu nzu y'imbohe. Nuko baragaruka barababwira bati, inzu y'imbohe dusanze ikinze neza n'abarinzi bahagaze inyuma y'inzugi, maze dukinguye ntitwagira umuntu dusangamo. Umutware w'urusengero n'abatambyi bakuru bumvise ayo magambo, bayoberwa iby'intumwa ibyo ari byo, bibaza uko bizamera. Bongera gufata intumwa bazihana. Ariko haza umuntu arababwira ati, dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu. Maze uwo mutware n'abasirikare baragenda babazana ku neza, kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu, uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo, ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisiraheli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo, hamwe n'Umwuka Wera w'Imana yahaye abayumvira. Babyumvise bazabiranywa n'uburakari, bashaka kubica.
Ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli wari umwigishamategeko wubahwa n'abantu bose arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato, maze arababwira ati, yemwe bagabo b'Abisiraheli, nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse akavuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye aricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye, mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti, muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama y'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko nibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe n'uko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 6. Abadiyakoni ba mbere. Nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, Abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera Abaheburayo. Nuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Sitefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo na Purokoro, Nikanori na Timoni na Parumena na Nikolawo bo muri Antiyokiya, watoye idini y'Abayuda. Babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma. Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ariko abandi bamwe bo mu isinagogi yitwa Abaliberutino, n'iy'Abanyakurene, n'iy'Abanyarekizanderiya, n'iy'Abanyakirikiya, n'iy'Abanyaziya barahaguruka bajya impaka na Sitefano. Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Nuko bagurira abagabo bo kuvuga bati, twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Boshya abantu n'abakuru n'abanditsi, baramusumira, baramufata bamushyira abanyarukiko. Nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma, baravuga bati, uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n'amategeko, kuko twumvise avuga ati, Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu, kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye, babona mu maso ya Sitefano hasa n'aha marayika. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire. Mukomeze mugire weekend nziza. Dusoreje ahangaha, tuzakomeza ku munsi w'ejo. Ndabakunda mu izina rya Yesu.